Onisienne urumva yego ibyo se hari umuntu bihakana yafashe Goma iziko ABCD ifata ikibuga cy'indege cya Goma gifunga izikari main supplier urumva cyangwa se infrastructure ya MONUSCO ikoresha hafi 90%. Zino nyeshyamba zafashe ibyemezo byinshi bikujya inshuro 70 icyo mwita MONUSCO. Erega no gutera igihugu no gutangiza intambara. Buriya watangije intambara ko FARDC bunagana sarambwe. MONUSCO yazikubwira iki? Nese wibwira ko mu gihugu amategeko cyangwa byo gutitinyiro gutera igihugu cyawe no kubwira umuntu w'umunyamahanga umuhinde ndasubira wabigikomeye niki? Buriya babikora inyeshyamba ntabwo zikina. Inyeshyamba ziragucenga ariko zamaze kwishushanya mu mutwe. MONUSCO out. MONUSCO se rwo bwa mbere ingabo za Loni zaba zivuye ahantu. Ubu sizo muri Mali zirahari. Nubwo zirukamwe n'ibihugu. MINUSMA miracyabaho. Ntabwo ikibaho. Ntabwo iyi mitwe ari imitwe ikomeye. Ubu ngubu se za minwari zavuye mu Rwanda zibyifuza. Nubwo bwose mu Rwanda hari leta. M23 se yo mu byukuri nubwo atabibatiza kuba leta abantu batekereza ko mu rwego rwo kugira status y'ubutegetsi abantu biga ko M23 ibuze nka 80% yo kubona yakwagitinga nk'igihugu kitanga visa se kitanga visa abantu bagateramo ukamenya ngo niba uri umukozi wa Loni urateza visa umuntu wagutereye visa yakwirukana nuko kwereka ngo afite puissance afite pouvoir so ni none se reka nkubaza uretse ko namagiye kwigisha ubukebe hano kwirukana MONUSCO kugira ngo bisaba imbaraga nyinshi uratangira ukayishyira amananiza ijerikani ukayigura ijerikani y'amazi igiciro ukagishyira ku gihumbi ukabwira ko amazi yabuze iyo bija bikagiye igenda mu bavomera ubundi mwashaka mugashaka concert mugashyiraho za rendez-vous mukajya mukorera concert ku kigo cyayo ama orchestre akajya hasimburana ajya kuhacurangira kuburyo nta MONUSCO usinzira hari icyo mwamuyitwaye Korea zombi buriya Korea zombi zigeze ku rwego rwaho bagiye kubaka imizinda wenda niba Beni ituri bikomeza kugaruka bitabuza yuko M23 FC yabifite wenda inyota yo kuzazamuka ikajya gukemura ikibazo kiri muri ituri na Beni bya bindi nahuzaga n'urugendo rwa General Muhozi mu Rwanda urumva yego kandi General Muhozi ufite igisirikare cya PDF kibangamira AFC kujya kubohora Beni na ituri kuba rero sifo society yandika gutya why not se utasanga mu cyumweru gitacya mu minsi iri imbere bano bantu bashaka kwagura ibitero byabo bakavuga batari ko na civil society yabidusabye none se mu 23 mbere yo kwifata Goma abaturage b'Igoma ntiba batangiye kwigaragambya umwe bavuga ngo muze mudutabare turashize uzi so bivugaga rinde yashobora kuba ari umukongomano wangamira ubutegetsi bwa Kinshasa ariko ashobora kuba ari intelligence ya M23 nayo yubatse ubwo buryo kugira ngo abanyegoma bifuze M23 none bavuga bati mudufashe mudukize Tshisekedi Goma muze muyifate nimwe mukiza wacu dusigaranye rego urugamba ntabwo ruzahagarara rutagutse kandi turi na Beni wenda tuvuze turi by'umwihariko kuko ntabwo wagitura utanyuze Beni no kuri Sandre umuntu wese burya yarwana abahandira kugira ngo azagere ni wabo mu ijambo numvise avuga yavuga ukuntu hari abantu ikibazo cya Minembwe cyavugwaga bakajya bigira nkaho batakizi kandi drone zamaza abantu buri kimwe cyose ariko igihe cyarageze AFC M23 ifata umwanzuro kuri Minembwe na General Makenga bisubiyemo ubwo yapasinyishaga abasirikare barabyumvise urumva none se who knows the next step for AFC M23 bazinga ari hehe kuki si turi zahora bari bahema bishwa bigeze hari najyaga mvugana na ba Guido Manyoha abo kwa babari abakorana na General na Colonel Kayina ubu ntabwo mbona bakigira ibyo bavuga sinzi ibintu biberamo nabo ariko biri kose muri turi hari ikibazo none se usanze nka General Muhozi urumva mu byifuzo byo muri akakare k'ibiyaga bigari yifuza ko nka M23 FC yakwagura urugamba bakivira muri Kongo ko yakunze no gukangisha ko azakura y'abasirikare kuko ishobora kuba umuturanyi muzima kurusha guturana na FARDC uvuga ngo mukorana operation Shuja ariko amenity yanyu yabavanze bikaba nk'ibyo muri FDLR mwapanga operation y'urugamba umuntu muri kumwe muri FARDC akarabwiye ADF ngo niguruke nawe ari kuramfasha buriya ino myigaragambyo nibukavu yabaye iyo kwamagana itegeko nshinga umuntu wiziriya projet yo gukoresha ya myigaragambyo jewe nabonye nko gushimangira ihame ry'uko ubutegetsi bw'Kinshasa urumva ariko butegetsi bugikomeye naho hantu M23 isigaye iyobora kugeza ku rwego rw'abaturage baho M23 iyobora bagira inyota yuko biri Kinshasa bitahinduka bigakomeza uko bimeze uyu munsi kandi bitabaha service mu yandi magambo tumusore batwaye iki buriya bazi ngo ni ibintu byiza ariko ntago bigaragaje neza afazari bavuga bati tujye kwigaragambiriza badusubiza amafaranga bafungura amabanki bafungura iki niki akantu k'itegeko nshinga kakaza mu ngingo za nyuma none nicyo cyabaye principal
aba bantu rega nibemere bamene nk'abiyongoye kuri leta uguhisha ko kwanga umuhisha kubizi bigire nkaho n'umuturage wabo batazi ko bari mu guhindura itegeko nshinga Kinshasa niko usuzugura ubutegetsi burwara ntabwo ugenda mu ngingo zabwo ngo nibuteye intambwe nawe uteremo ikirenge k'abantu b'Kinshasa barimo kwabagara itegeko nshinga ariko mwebwe mu gihe ibisasu birimo kubagwaho bakaba batajya bifatanya namwe bagategura mama yiravuga ko umuntu mu Rwanda nubwo wamuvuga negatively ubu uri mu mwamamaza for your information ntazwi nagaruka kumwamamaza kubutegura mu myigaragambyo mikoro zose zivuga Tshisekedi ntuhindura itegeko nshinga iryo jambo Tshisekedi washyize muri mikoro zawe n'iziki sinzi niba warasomye neza ibyo ino myigaragambyo yari igamije kandi birimo muri itangazo kuko rwose banagaragaza yuko bakomeje kwamagana n'ubwicanyi bubera muri Minembwe afazari ibyo ngibyo sinzi ushaka kuba utarabisomye nkuri ariko banamagana n'ibihano ino ntuze yafatiye icyo nkubwiye cyo isura byafashe niyo kutahindura itegeko nshinga yafatiye M23 biriya niyo sura bifite no si bakora ibyo bindi itegeko nshinga bakarireka ariko urumva nyine bo bafite ibyo byinshi bari bagamije nyine kukije ngewe ibyo nasomye bamaganaga ibiriya bihano M23 abayobozi ba M23 bafatiwe bamagana ubwicanyi bukomeza gukorerwa muri Minembwe kano kanyuma nakareka sinagashyiramo je narabibonye pe kano kantu yari ifite byinshi gamije ahubwo wenda bashaka kuba ari bimwe mu byuvuze ariko nabonye yari ifite kabisa yewe nabivuze hano nuze ndende bavuze kwamagana ibitero byibasira ibihano mvugamo ikintu cyo kudestabiliza uburyo aho M23 yobora mvugamo kudenonsa ubwicanyi bukorerwa muri Beni na Ituri Minembwe nta mbonamo muri banditse hanyuma muri obuje inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho kureba irimo gusuzuma cyangwa irasuzuma ikanakosora iyi ibiri gusuzuma noneho no gukomanda amayerema yose agize iyi moteri kugira ngo iri wiki igaragare imyanda iba yaragiye ifatiramo mu mpande n'impande ivemo kuko imodoka nyinshi 90% zangizwa n'imyanda iyo myanda rero nta bundi buryo ishobora kuvamo ahanini hakoreshwa ikoranabuhanga ndetse n'izi produits de maintenance twagiye tuvuga izo bita amaditives zini additives hari izikoreshwa muri moteri hari izikoreshwa muri reservoir y'imodoka zivangwa n'amazutu hari izikoreshwa mu masysteme y'amaklimatizeri abantu benshi batwara imodoka yaditwaramo nk'abana nyuma y'igihe gito ukabona bagize amasinizite ariko kubera ko systeme zabo za climatizeri nta maintenance zigira habaho rero n'izi produits bita Clima Fresh Clima Fresh ni produit nayo birimo ibinyabutabire bijya kwangiza mikorobe zose mikorobe ku buryo climatizeri zabo zaguhuha nta mikorobe zirimo kwinjizamo zirimo kwinjiza nk'abantu barwara amasima bagira n'izina allergie yego imodoka nyinshi usanga zidakoresha iyi maintenance ariko ni maintenance y'ingenzi kuko uyu muti wangiza za mikorobe ukayungurura wa mwuka ku buryo wicaye mu modoka climatizeri uba wumva ari umwuka uyunguruye kandi udahumanye mise nibaza mu muco wacu ubusanzwe hari umuntu utakwemera ko wamukoreye imodoka utayifunguye utakubise amanyundo utagize gute ati yakoze iki se ko ngiye gakanda ibyuma nkagenda abantu babyakira bate iyo niyo tekinoloji abantu bayakira bate kuba aza ugasuzuma utagiye gufunga utagiye kugira ndavuga mbega abona nta bintu biri manuel gishi wakoresheje babyakira bate barabyizera atabonye hondagura ibintu uba igihe kigeze uba abantu basigaye bagerageza gusoma ntago ari nka kera barasoma umuntu nawe iyo afite imodoka ye agerageza gusoma akamenya amakuru ayerekeyeho muri uko gusoma rero iyo aje ukamusobanurira type ya maintenance ugiye gukora umusaba ko yafata akanya nawe akabisoma kabireba mu internet biba biriho natwe tuba dufite ibitabo bibivugaho
we ubwe rero iyo amaze gusoma abona ko koko cya kintu kigiye gukorwa ari ingenzi ari ingirakamaro. ubwo se noneho imodoka yakozwe muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga igasuzumwa gutyo noneho ndabyumva ko bitandukanye n'iyasuzumwa yarakubiswe ibinyundo n'iki byose bino nk'ibyo mu burame ntabwo bingana. ukoze difference ya life expectancy y'imodoka yasuzumwe ikavurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga niyo bahundaguye amanyundo hajyamo nk'ikinyuranyo kingana gute mu myaka imodoka izamara? Ikinyuranyo kirimo kuko imodoka uko ikoze ni imashini bikoze. Nawe urebye imodoka uko iteye uko ikoze urabona ko ari imashini iba yaragenewe kubaho igihe kirekire. Yego, muri uko kubaho igihe kirekire rero ntago harimo guhora bafunga bongera bafungura kuko aho iburo yafunze uyu munsi ejo ukongera ukayifungura ejo bundi ukongera ukayifunga ntago resistance cyangwa ugukomera kwaho kuba kukiri kumwe. Ni imodoka ishobora kuba amaburo yayafunze imaze imyaka 20 ntawe urayakoraho. Burumvikana. Kandi gufungura nibyo nakubwiye imodoka zangizwa n'imyanda. Muri uko gufungura abafunguye bagiye kurepara ibyangiritse kubera ya myanda yaborotse urujya n'uruza rw'amavuta ibyuma by'imbere bikangirika, cyangwa bagiye gufungura kugira ngo bakuremo na ya myanda moteri ibashe gukomeza gukora neza. Ariko niba ukoresheje za additives za produit de maintenance zinjiramo z'ubwayo zikajya gukora isuku nta ufunguye hagakoreshwa iyi mashini nayo ifasha mu gukuramo ya myanda ku buryo moteri bihumeka neza, ntago uburambe bw'izo moteri bwaba bungana. Imodoka ishobora kumara imyaka 30 ariko ugasanga ndiwe ntayimaranye n'10 kuko ibungwabungwa mu buryo buri standard mu buryo bwagenwe. Nkuko ubona iki gitabo hano nicyo bita product catalogue. Product catalogue rero haba harimo buri produit yose imaintaining imodoka ndetse n'ubwoko bw'imodoka igomba kumaintaining. Nago ari ugufata produit ngo uyishyire mu modoka yose ubonye cyangwa ubwoko bw'amavuta. Birumvikana. Buri modoka yose ifite ubwoko bw'amavuta bwayigenewe. Mu rugero nubibona aha niba nk'imodoka dufite igomba gukoresha amavuta ariko hano urabona ko product catalogue iratwereka n'ubwoko bw'imodoka igenda ikora zizakoresha ya mavuta. Aho batwereka Mitsubishi, Nissan, Renault, Truck, Toyota, Volvo n'izindi. Ukabuzi kayanga yakoramo. Aya mavuta agomba kuba akora muri iyo modoka. Apana gufa kuzana amavuta yose ugatusukamo ngo ukora amavuta. Byangiza imodoka niho abantu benshi bazajya kubona akabona imodoka zabo zijya zangirika ariko mu buryo butunguranye. Nuko aragenda bagasukamo amavuta. Ayo bashyize mu ikamyo akaba ari yo bashyira mu ivatiri, akaba ari yo bashyira mu ijipe, cyangwa ayo bashyize muri Hyundai ugasanga niyo bashyize muri Nissan ugasanga niyo bashyize muri Volvo. Kubera katamenye kudistinga amavuta akora n'adakora. Kuko ntabwo abikora mu buryo buri special. Izi product catalogue rero cyose dufasha nukurokariza neza aho ubwoko bw'amavuta yakwifashishwa mu modoka runaka muri moteri runaka. Bose ikintu tukwiye kuba twumvikanaho abantu bamwe nuko ino ntambara hari umuntu umeze nk'uri kuri telecommande udashaka ko irangira ngo ikomeze irwanwe ubuziraherezo iba kandi ari muri aka karere kandi bino bihugu bikomeye byo ku isi birabizi. Muri ya Monisco mari Kigoma yaba ari hagati y'abantu niburara uri bakabajyana kajugujugu ngo igiye gutangira gukora patrouille Uvira ngirebe kiza yari kugiye kuneka M23 na position zayo ntibakabeshye ko batarabikora babuze iki. Monisco yicaye imyaka 20 muri Kongo ihamara iki? Bazatubwire bilan ya Monisco yageze ku kimwe by'ukuri. Hako wari M23 yayicumbikiye ni ikishande M23 na ihiritimatume na yanga icyumwero cyangwa ukwezi ntiyamaze kuzinga ibintu byayo ikagenda ikoho ikazajya hishaka. Hako simbona ikintu bamariye. Nuko bavuga ngo M23 ngo yego irabigerageza kenshi atariko biragoye ko yakirukana Monisco atariko nanone ati turabivuga nk'ibintu byoroshye atariko ntago ari ikintu cyoroshye ko Monisco bayirukana. Nta kintu kigoye nko gufata umujyi wa Monisco nko gufata umujyi wa Monisco irimo. Ibindi byose biroroshye buriya nakubwiye ko sizava no kwizima intambara ikomeye mu M23 irwanya ifata Goma kuko yayifashe Onizienne urumva. Yego ibyo se hari umuntu beyakana yafashe Goma iziko ABCD ifata ikibuga cy'indege cya Goma gifunga izikari main supplier urumva cyangwa se infrastructure ya Monisco ikoresha hafi 90%. Zino nyeshyamba zafashe ibyemezo byinshi bikugishuro ziri inshuro 70 icyo mwita Monisco. Erega no gutera igihugu no gutangiza intambara. Buriya watangije intambara ku FARDC Bunagana Sarambwe Monisco yazikubwira iki? Nese wibwira ko mu gihugu amategeko
cyangwa byo byitinyiro gutera igihugu cyawe no kubwira umuntu w'umunyamahanga umuhinde nasubira wabigikomeye niki buriya babikora inyeshyamba ntabwo zikina inyeshyamba ziragucenga ariko zamaze kwishushanya mu mutwe MONUSCO out MONUSCO se rwo bwa mbere ingabo za Loni zaba zivuye ahantu ubu sizo muri Mali zirahari nubwo zirukamwe n'ibihugu MINUSMA iracyabaho ntabwo ikibaho ntabwo iyi mitwe ari imitwe ikomeye ubu ngubu se za minwari zavuye mu Rwanda zibyifuza nubwo bwose mu Rwanda hari leta M23 se yo mu by'ukuri nubwo atajyibatiza kuba leta abantu batekereza ko mu rwego rwo kugira status nk'iy'ubutegetsi abantu bivuga ko M23 ibuze nka 80% yo kuba nayo yakwagitinga nk'igihugu kitanga visa se kitanga visa abantu bagateramo ukamenya ngo niba uri umukozi wa Loni urateza visa umuntu wagutereye visa yakwirukana nukukwereka ngo afite puissance afite pouvoir so none se reka nkubaza uretse ko namagiye kwigisha ubukebe hano kwirukana MONUSCO kugira ngo bisaba imbaraga nyinshi uratangira ukayishyiraho amananiza ijerekani ukayigurisha ijerekani y'amazi igiciro ukagishyira ku gihumbi ukabwira ko amazi yabuze iyo bija bikajya igenda mu bavomera ubundi mwashaka mugashaka concert mugashyiraho za ransevu mukajya mukorera concert ku kigo cyayo ama orchestre akajya hasimburana ajya kuhacurangira kubyo nta MONUSCO usinzira hari icyo mwamwitwaye Korea zombi buriya Korea zombi zigeze ku rwego rwaho bagiye kubaka imizindaro ku mupaka urumva iyo bashaka gutuma Korea ruguru idasinzira bayicurangira ndomboro ya solo ibabaza irya mu matwi umuntu wo muri Korea ruguru Korea ruguru nayo bishaka kugeza ku midugudu ituranye imidugudu igiye ituye hafi n'umupaka wa Korea zombi nabanye ariko bo muri Korea y'Epfo uzi ikintu leta yakoze iyi kubakiye inzu ku midugudu yaho bahita bubaka inzu en forme de sound proof none Korea ruguru yongereye volume nizo sound proof ntabwo zikibasha gukora niba ari propaganda babyuke bati yo Korea yanyu ni ibitaka n'ikiri nkajya n'u Rwanda bajya gutongana n'u Burundi kera ngo radio Rwanda ngo ni igicuba n'abakasinze ibintu ngo bajya babasubiza urumva yego ibihugu bijya bitongana muri ubwo buryo no kuvuga iki MONUSCO wayirukana se ko wayirukana unanahanyuza ruhurura iva muri gereza yantuza iva mu bwiherero bwa gereza ya Munsenze ikanyura hafi yaho barira MONUSCO se asante narigiye mvuga ibintu gahoro bakunde ufite imbu kuri mesi yaho nanyuza ruhuru inyuramo umwanda w'ubwiherero mpaka igihe bazatahira kandi nabagira nkabasuhuza nkabahisarute ariko izi nyeshyamba aba bantu muri Great Rex nivuga gukina no gukinisha ntugire ngo urumva yego bazareberera izuba izinkebe kugeza ryari niba warateye igihugu cyawe aricyo bita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urumva yego indi entité yose iri imbere yawe n'ubusa as long as ikibazo cyawe kitarasubizwa kandi igihe ubona atagisubiza nyine donc MONUSCO imyaka imaze ugiye kureba ku mibare niyo myaka myinshi abantu bo muri M23 n'ababyeyi babo bahunze turimo kujyana ubwo rero cyo nakubwira Sandrine niba komeza kuzana imikino MONUSCO irimo guhaha urumva yego irimo guhaha nabo barabizi ngo ko nta rundi rukundi bafitiye none se udutekerezo nk'utu mfite kuki batatugura uduki udutekerezo nk'utu mazara kuki batatungurira ngo banyishyure ndimo gushaka za ndorerwamo zisoma nkaho mwazimburiye nazibonye urumva babure kuza bakabayinga ibitekerezo fasha nashyushye fasha ahubwo hari ibipapuro kanze ndebe ngo bya memorandum de la wayibonye des organisations de la société civile muri Nord Kivu kanze ndebe icyo bivuga ariko nanone masha nyine bakubwira ko babigerageje nke kuko bushize babizi ko twabivuze ko umugabo witwa Makenga yaravuze ko MONUSCO rwose igomba kuva hariya umutekano uhari bakajya no mu bindi bice gushakamo umutekano ko hariya bameze neza n'abaturage kandi nta kibazo ndabiguhaye masha wenda birebe ego ngibyo ubwo si byandi bigaragambye ejo buriya se buriya ni oya ni abantu nyine bishyize hamwe hano nyine obuje yayo ino memorandum baravuga ngo no dénonciation des sanctions ciblées contre les dirigeants de la AFC M23 des tentatives de déstabilisation des zones déstabilisées par sur AFC M23
la dénonciation de massacre persistant à Beni Ituri et notre opposition au projet de changement de la constitution. Byose birahuye. Ni civil society yamagana nyine biriya bihano bifatirwa mu 23 guhindura itegeko nshinga n'ubwicanyi bubera muri Ituri. Nuko nyine bagakomeza bagenda bavuga ingingo ku yindi bakashyiraho n'umukono yuko nyine bo babyumva. Sibyo? Kuri no memorandum rero icyo navuga kuko niba bageze muri ariko Beni nayo ni Nord Kivu nkanjye ikintu mpita nikuriramo gutya extraction mpita nikuriramo. Yego. Nuko wenda nubwo society civile ifite uburenganzira bwo gukora denunciation cyangwa se kwamagana ibyo bikorwa na bategeza ko bikorwa na leta, ariko nkaha ntibashyiramo yuko leta yabafatiye ambargo ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga mu mabanki, basa n'ababyibagiwe. Wenda haricyo M23 bikoze bikosora cyangwa se ibyo civil society yavuze n'ibyo babumvikanaho na M23 nk'abari muri coverage yayo catchment yayo. Icyo ni kimwe cya kabiri, ariko nkanabonamo ko wenda niba Beni Ituri bikomeza kugaruka bitabuza yuko M23 FC yabifite wenda inyota yo kuzazamuka ikajya gukemura ikibazo kiri muri Ituri na Beni. Bya bindi nahuzaga n'urugendo rwa General Muhozi mu Rwanda. Urumva? Yego. Kandi General Muhozi ufite igisirikare cya UPDF kibangamira AFC kujya kubohora Beni na Ituri. Kuba rero civil society yandika gutya, why not se utasanga mu cyumweru gitaca mu minsi iri imbere bano bantu bashaka kwagura ibitero byabo bakavuga batari ko na civil society yari yabidusabye. None se mu 23 mbere yo kwifata Goma abaturage b'Igoma ntibari batangiye kwigaragambya umwe bavuga ngo muze mudutabare turashize. Uzi so bivugaga rinde? Yashobora kuba ari umukongomano wangamira ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ashobora kuba ari intelligence ya M23 nayo yubatse ubwo buryo kugira ngo abanyegoma bifuze M23 none bavuga bati mudufashe mudukize Tshisekedi Goma muze muyifate nimwe mukiza wacu dusigaranye. Rego urugamba ntabwo ruzahagarara rutagutse. Kandi turi na Beni wenda tuvuze turi by'umwihariko kuko ntabwo wagiye turutanyuze Beni no kuri Sandre umuntu wese burya yarwana baharanira kugira ngo azagere ni wabo. Bakonoye nanga bungukira iki mu ntambaro yo muri Goma itagenda nibanga isunutu tuzuru ho tuwere naho iwabo kugira ngo ubuse waratuje. Niba tuvuge General Makenga bageze za Mirangi na zahe hose Nyanza rero n'abantu bajenero bavuka bashobora kuvuga bati at least nibura tugeze iwacu. Undi mu komanda nawe akavuga ati at least tugeze iwacu. You see? Kwa ba General Sematama ho barahari barahasanzwe mu buryo bwo kwirwanaho. Iyo abantu bavuga ati wacu ukareba ukuntu Colonel Nanga yaririye rwose Minembwe ntacyo atakoze pe. Buriya ni bantu hatabarijwe n'abantu bafite umutima ushyira mu gaciro. Ujya wumva nyanya nyisakuza noneho naratuje kandi si jye nyine. Ubonye umuntu mpamagaye mu kanya muri telefone mbere ko tuza muri iki kiganiro, uriya n'umwe mu bantu babiri cyangwa batatu mu bari bayoboye urugamba rwahiritse mu buto. Urumva? Nizi nkomarume umuntu uzi abantu bahiritse muri RCD babiri arimo sinaneze kana kiri hose muvuga izina. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero, Minembwe yaratabarijwe ariko Ituri ntago abantu bashaka kuyumva. Perezida Kagame ejo bundi mu ijambo numvise avuga yavuga ukuntu hari abantu ikibazo cya Minembwe cyavugwaga bakajya bigira nkaho batakizi kandi drone zamaza abantu buri kimwe cyose. Ariko igihe cyarageze AFC M23 ifata umwanzuro kuri Minembwe na General Makenga bisubiyemo ubwo yapasinyishaga abasirikare barabyumvise. Urumva? None se who knows the next step for AFC M23 bazinga ari hehe? Kuki si turi zahora bari bahema bicwa bigeze hari. Najyaga mvugana na ba Guido Manyoha abo kwa babari abakorana na General na Colonel Kayina, ubu ntabwo mbona bakigira ibyo bavuga, sinzi ibintu biberamo nabo. Ariko biri kose muri turi hari ikibazo. None se usanze nka General Muhozi urumva mu byifuzo byo muri aka karere k'ibiyaga bigari yifuza ko nka M23 FC yakwagura urugamba bakivira muri Kongo ko yakunze no gukangisha ko azakura y'abasirikare kuko ishobora kuba umuturanyi muzima kurusha guturana na FARDC uvuga ngo mukorana operation Shuja, ariko amenity yanyu yabavanze bikaba nk'ibyo muri FDLR mwapanga operation y'urugamba umuntu muri kumwe muri FARDC akarabwiye ADF ngo niguruke. Ntibishoboka se kubera ko bavuga ko amakuru y'ubutasi ADF yahabwa na FARDC. Ibyo se bishimishije Uganda. Ariko niba ifasi M23 igabana naho Uganda ituje irimo amahoro n'umutekano nubwo muri za mabenga FDL yashatse kugira ibyahagira bithreateninga Uganda, ariko pe ntagiye kukubeshya ushobora gusanga uretse inyungu za Uganda ifite muri Ituri na Beni izindi nyungu zindi, ariko mu bijyanye n'umutekano wayo ushobora gusanga umufutanyi biko umuturanyi yifuza wayibera muzima w'igihe kirambye ari iyi system ya FCM 23. Nayo rega no Burundi buzagira ngo bushyire inuza bubitekerezaho.
nibyo navuga rero. Reka turebe niba ino memorandum of understanding itaba irimo guca amarenga ya M23 izerekeza mu minsi iri imbere. Gusa mu bintu nanenze ino myigaragambyo yabereye igomejo, dore ko mpora nenga wagira ngo rwose ndumunenzi nyine nawe ari kuramfasha. Buriya ino myigaragambyo ni Bukavu yabaye iyo kwamagana itegeko nshinga. Umuntu wiziriya projet yo gukoresha ya myigaragambyo, njyewe nabonye nko gushimangira ihame ry'uko ubutegetsi bw'Kinshasa urumva aribwo butegetsi bugikomeye naho hantu M23 isigaye iyobora, kugeza ku rwego rw'abaturage baho M23 iyobora bagira inyota y'uko ibiri Kinshasa bitahinduka bigakomeza uko bimeze uyu munsi kandi bitabaha serivisi. Mu yandi magambo, umuntu wateguye iriya myigaragambyo nubwo afite uko we icyerekezo yihaye we nyine azige ntazi, ariko kuba abantu barigoma bakamagana guhindura itegeko nshinga, reka tubyitira yiti yabo ruhande rumwe, ariko mu yindi ruhande ni ukwerekana ngo baracyakurikirana ibere Kinshasa kurusha gukurikirana ibibera kuba bayobora. Wabwiye abaturage ahubwo ugasaba leta ikarekura amabanki y'amafaranga yabafungiye, iby'itegeko nshinga mukabireka. Itegeko nshinga s'ubundi iridahinduye s'ubundi ribahiye serivisi ryabagejeje kuki, irihindutse s'ubundi bategetse ko bameze uyu munsi byabatwara iki ko n'ubundi batabaha serivisi. Donc buriya Patrick Moya ashobora kubyinjira biriya akavuga ati mwabonye ko ubutegetsi bwacu ko bugira n'igoma, ko bakurikirana politike turimo gukora Kinshasa ikabatera kugaragaza reflexion nk'izuri Kinshasa, batera igihugu cyacu mumenye ni twebwe turi ku ngoma n'igoma, turi ku ngoma ni Bukavu. Bajye bakoresha IQ. Ntabwo nategura imyigaragambyo yamagana itegeko nshinga, itegeko nshinga niba hari uyu munsi nta serivisi irimo. Nategura imyigaragambyo ivuga iterambere ry'igoma, ibibazo bihari ibi bidakemuka byose, constitution nkayireka, kuko gomeza gusa kwereka leta ko yikeneye iki niki. Iravuga iti turi powerful rero, uyu butegetsi bw'igoma bwabarambiye, baravuga bati ibiraha bikomeza uko bimeze uyu munsi at least yijemo nihe serivisi Kinshasa barimo guhereza umujyi wa Goma uyu munsi mu bijyanye n'imibereho myiza ya buri munsi y'abaturage biza mu muhanda ngo barigaragambya bamagana guhindura itegeko nshinga. Rihindutse se batwaye iki? Iriho se umusore batwaye iki? Buriya bazi ngo ni ibintu byiza ariko ntago bigaragaje neza. Afazari bavuga bati tujye kwigaragambiriza badusubiza amafaranga, bafungura amabanki, bafungura iki niki, akantu k'itegeko nshinga kakaza mu ngingo za nyuma, none nicyo cyabaye principal. Aba bantu rega nibemere bamene nk'abiyonkoye kuri leta, uguhisha ko kwanga umuhisha kubizi, bigira nkaho n'umuturage wabo batazi ko barimo guhindura itegeko nshinga Kinshasa. Niko usuzugura ubutegetsi, niko usuzugura ubutegetsi burwara. Ntabwo ugenda mu ngingo zabwo ngo nibuteye intambwe nawe uteremo ikirenge, ko abantu b'Kinshasa barimo kwabagara itegeko nshinga. Ariko mwege mu gihe ibisasu birimo kubagwaho bakaba bifatanya namwe bagategura competition bira byateguwe na Francophonie by'imikino mpuzamahanga Olympic, bagacuranga bakuzuza amastade, bari badasinziriye kubera ibibazo biri muri Goma. Abaturage b'Igoma ko batarigaragambya nk'abavandimwe babikishasa nako nk'abavandimwe babigoma ngo bavuga bati nyakubahwa Tshisekedi abikasaye turigaragambije, abikisangane nuko abahe nuko nguko, ko bamwe mu baturage bacu ivukira zacu ziri Goma mwazifungiye amakonte mwagize gute. Ubundi abantu muri Kivu bahora bihambira ku by'ubutegetsi bw'Kinshasa kubera iki? Ubu koko bazi ko bitubaswa eurofone bagera bakabatoteza. Umuntu wigoma kuba aradasinziriye akurikira iby'itegeko nshinga by'iterambere rya Kivu bimaze iki? Mukabikoramo n'imyigaragambyo. Bazamure maturité y'imikorere niki ukubwiye katagize gutubura ko nta mbyiro ufite. Ariko niba hari discussion about ubutegetsi guhindura itegeko nshinga zibereye Igoma, amagambo Tshisekedi akagaruka kenshi mu magambo. Ubundi busanzwe bavuga ko muri politike harimo amayira avuga ko umuntu mu Rwanda nubwo wamuvuga negatively ubu uri mu mwamamaza. For your information, ubundi Tshisekedi ntazwi nagaruka umwamamaza kubuteguramo imyigaragambyo mikoro zose zivuga Tshisekedi ntuhindura itegeko nshinga. Iryo jambo Tshisekedi washyize muri mikoro zawe n'iziki sinzi niba warasomye neza ibyo ino myigaragambyo yari igamije, kandi birimo muri itangazo, kuko rwose banagaragaza yuko bakomeje kwamagana n'ubwicanyi bubera muri Minembwe. Afazari ibyo ngibyo sinzi ushobora kuba utarabisomye nkuri, ariko banamagana n'ibihano ino ntuze yafatiye icyo nkubwiye cyo isura byafashe niyo kutahindura itegeko nshinga yafatiye M23 biriya niyo sura bifite. Nese bakora ibyo bindi itegeko nshinga bakarireka. Ariko urumva nyine bo bafite ibyo byinshi bari bagamije. Nyine kukije ngewe ibyo nasomye
bamaganaga ibiriya bihano M23 abayobozi ba M23 bafatiwe bamagana ubwicanyi bukomeza gukorerwa muri Minembwe. Kano kanyuma nakareka sinagashyiramo je narabibonye pe kano kantu yari ifite byinshi gamije ahubwo wenda bashaka kuba ari bimwe mu byuvuze ariko nabonye yari ifite kabisa. Yewe nabivuze hano bavuze kwamagana ibitero byibasira ibihano mvugamo ikintu cyo kudestabiliza uburyo aho M23 yobora mvugamo kudenonsa ubwicanyi bukorerwa muri Beni na Ituri Minembwe nta mbonamo muri banditse hanyuma muri obuje kuko ndimo gusoma obuje kandi nawe ifite no bimpaye icyanyuma bavuga ngo notre opposition projet de changement de la constitution nta kibazo reka bitware muri ubwo buryo okay genda byiseka right yabo ako se yaba right yabo babihirimbanamo bashaka iki kabicisha batajya bigaragambya bavuga icyazanira amahoro muri Kivu bo abo muri Kivu bahora bihoma kuri Kinshasa bayihoma kubera iki bihomoka kwa maganaro bavuze ati nk'ubu ngubu ba Vitali Kamere babaciye amazi ngo yibera mu Bufaransa yari umuntu ukomeye muri Sud Kivu urumva uzamuye agahanga wese bamuca amazi Tshisekedi nubwo Tshisekedi ntakunda abantu muri Kivu Sandre n'utu tuntu twose bakora niyo baburirimba niyo bagira gute nibashyire hamwe bubaka ahantu habo aho kwitsisa kuri Kinshasa itegeko shinga babone kubaka ibyabo ngo bari Kinshasa ntabwo Kinshasa ari dasinziriye ngo nibera muri Kivu bitegurira ama Olympique fari pakuzwa stade muri imbunda zirimo ziturika iri FDLR Kinshasa yanga gusenya ni destabilization ibyo nakubwiraga nibahangane bakuramo ku mufuka barwane bareke Kinshasa ibyirimo utambabaye ntabwo namubabara none ibyo bavuga bikorwa nande ibikiza ibyo birimo iryo tangazo erega ntago wavuga ikintu gitera ikintu udashyizemo umuntu kuko niba bavuga ubwicanyi buberera muri ibyo bice ntago babivuga badakomoje nyine ku kibitera n'ubitera niko mbyumva nawe ufite kubyumva kare akantu kare akantu ka changement de constitution nta kintu kamari nashaka azarihindure bibatwaye ikize iriho uyu munsi ryabahaye iki biterwa n'intuze n'inyungu impande zose zizabigiraho nibabona ahinduye itegeko nshinga bikaba inyungu za M23 sava nibabona ko rero narihinduye bikaba byateza igihombo nabyo bagomba kubirebaho impande zose ahubwo se kuki tutakibaza ngo ubwo badashaka itegeko nshinga rihindurwa icyo nicyo twafokasingaho kuko nkurikije imyigaragambyo uko yabaye uko abantu banganaga bari abantu benshi cyane nanabonye babyitsaho babeshyera u Rwanda ngo n'u Rwanda ngo rwohereje abantu barwo n'iki byose dore ko amugana u Rwanda rwarwowe nabo batunguwe no kubona nyine ahubwo imyigaragambyo yaritabiriwe kuri ra rwego hari nabyo benshi bagarutseho bati ikigaragara cyo nuko muri Goma politike M23 ishobora kubigenda ifata ubwo nyine niyo mitwe bapanze ubwo nizo nyungu bakuyemo ko bagaragaje ko muri Goma bafatishije ko politike nta kibazo nabyo ni byiza iyo mitwe ibyo ngibyo nta kindi kintu cyo kiberemo baramwihambira kuri Kinshasa bagira ngo bafite syndrome de Stockholm Kinshasa arabananiye pe irabangura unuka ntibumva ibyo ni ibyabo sindi umukongomani nyamara nabo bajye bavuga ibyo bashaka ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20
6054. Autokorea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 025.